Ibihe byiza kuri mwese inshuti bakunzi b'ijwi rya Diaspora One Nation Radio ibasuhuza. Nitwa Simo Muhumuza, hano turi ni kuri One Nation Radio. Abenshi mudukurikira muri mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri Diaspora, abandi ariko kandi namwe mukadukurikira muri mu zindi ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali z'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero mu kiganiro twahisemo kubagezaho, nta minsi myinshi ishize umuntu yavuga ko ari nayo nkuru iri kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, byaba ibyo mu Rwanda cyangwa se n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Ni inkuru y'umwuka mubi uri hagati y'igihugu cya Palestina ndetse n'igihugu cya Israeli. Ni intambara umuntu yavuga ko imaze iminsi itari myinshi, ariko kandi ikomeje kwangiza byinshi bitandukanye, birimo ndetse n'ubuzima bw'abantu. Uyu munsi rero dufite amahirwe yo kuba tugiye kuganira n'umutumirwa wacu muri kubona kuri screens zanyu. Ni Bwana Aphrodis Zirimwabagabo, niwe tugiye kuganira. Uyu akaba ari umwe mu banyeshuri biga mu gihugu cya Israeli, akaba ashoje amasomo ye mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza Masters muri Tel Aviv University, ndetse ariko kandi akaba anakorera mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi cyo mu butayu bwa Arava. Mu kiganiro rero tugiye kugirana, mbere y'uko wenda tukinjiramo by'umwihariko ngo twumve umwuka uri muri iki gihugu cya Israel nawe aherereyemo, reka tubanze tumuhe ikaze. Bwana Aphrodis, uraho neza? Ikaze kuri One Nation Radio, ijwi rya Diaspora. Muraho neza Muhumuza, murakoze kandi. Yego, natangira nkubaza nti ndakubona n'abadukurikiye barakubona, umeze neza wowe wenda n'abo muturanye, cyane ko amakuru turi kumva batari muri icyo gihugu ari uko ibintu bitameze neza hagati y'umwuka mubi uri hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Palestine. Turaho neza, by'umwihariko wenda navugira abanyarwanda muri rusange. Kugeza ubu ngubu nta munyarwanda uragira ikibazo, ariko nk'uko watangiye ubivuga, turi mu gihugu kirimo intambara, kandi nk'uko twagiye tunabibona mu itangazamakuru nyuma y'ibitero bya Hamasi. Ariko kugeza ubu ngubu abanyarwanda twese turi amahoro, nubwo hagiye habaho abagiye bahabura ubuzima, ndavuga abayisiraheli, ariko kugeza ubu ngubu turi amahoro twebwe abanyarwanda. Nanjye kandi ndi amahoro, nawe ntuye nta bitero byiza bihaba. Yego, umuntu yakwibaza ngo iyi ntambara igiye kumara igihe kingana gute, nubwo atari ubwa mbere uyu mwuka mubi uvutse hagati y'ibihugu bibiri byombi, ariko iyi ngiyi noneho iheruka turi kubona mu bitangazamakuru mpuzamahanga, umuntu yavuga ko imaze igihe kireshya gute? Ngira ngo kugeza ubu ngubu ni icyumweru cya kabiri, kuko ibitero byabaye mu rukera rwo ku wa karindwi z'uku kwezi. Hari Shabbat cyangwa se isabato y'Abayahudi, nibwo inkuru mbi yamenyekanye ko habayeho ibitero bya Hamasi, cyane mu duce twegeranye na Gaza, n'amakibutsi ni nka village, imidugudu, ndetse no mu mijyi ya Ashkelon, za Ashdod, ndetse n'ibindi bitero bya roketi byagiye byoherezwa byinshi cyane mu mijyi nka za Tel Aviv n'ahandi hatandukanye. Kugeza ubu ngira ngo ni icyumweru cya kabiri. Icyumweru cya kabiri. Hanyuma ahanini urabona ari iki kiri gutuma ibihugu byombi byongeye gukozanyaho? Barapfa iki, Bwana Aphrodis? Yenda sinajya gusesengura amateka y'ibihugu, kuko hari abayahera vuba bakaza mu ishingwa rya Israeli muri 1948 nk'igihugu cya Israeli, ariko kandi hari n'abajya kure kanahera no kwa Abrahamu bitewe n'imyumvire cyangwa se imyemerere y'abantu. Ariko ngenda navuga kuva ngeze hano muri Israeli, ngira ngo mu gihe kingana nk'imyaka yenda nk'itanu navuga, hagiye habaho n'ubundi bitero. Ngiye niga Tel Aviv, nkiri Tel Aviv. Bino ntabwo ari ibintu mu by'ukuri navuga ko bidasanzwe bijyanye n'amaroketi, kuko twabaga turi yenda nko mu mazu yacu, ukumva alarm ziravuze ukamenya ko ari roketi ije, ariko ntabwo byiza bigera ku rwego nk'uru nguru mu by'ukuri. Rero navuga ko hari kutumvikana gusanzwe, n'ubwo wenda
intambara yasembuwe cyane n'ibitero bya Hamas biherutse, ariko na mbere n'ubundi rokete twe twarazibonaga cyane cyane mu mijyi ya Tel Aviv kuko ariho habaga hibasiwe haba abantu benshi ngira ngo wenda target y'umwanzi bitewe n'icyagambiriye agambiriye ahantu hari abantu benshi, ariko kandi hamwe ukumva bikurikiye rimwe rimwe nk'iyo habaga hariho nk'amakuru yenda yuko hari nk'abayobozi ba Hamas bafashwe, nibwo wabonaga ko nanone haje ibyo bitero bibaye byinshi cyane, ariko rimwe na rimwe nanone ugasanga nta kintu cyavuzwe, tukabona none ibitero byabaye by'amaroketi, ariko ntabwo byari bikabije nk'ubu ngubu kuko usanga ko nko ku munsi umwe hatewe amaroketi agera hafi ku 2,500 gutyo. Ngira ngo ni umwana ni umwana urimo agatotsi cyangwa se ni amakimbirane amaze imyaka myinshi ngira ngo, ndetse no kuri uyu mubumbe dutuye. Yego, hanyuma rero muri rusange urabona bigana he? Nabonye imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu itandukanye ndetse n'ibihugu bitandukanye byatangiye kubyinjiramo, ariko urabona hari icyo biri butange? Urabona bigana he? Si intambara nayo iraza kumara igihe nk'ibyo turi kubona n'ubundi mu ntambara iri guhuza igihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine? Yenda intambara ni intambara, kandi burya iyo abantu bashoje intambara abandi bakiyemeza kuyirwana baba bafite strategy z'intambara, nk'uko nta wari witeguye ko ku munsi w'itariki ya 7 bucya gahunda zose zihagarara. Ariko ubu ntabwo twamenya ngo biragera he, ariko dukurikije amakuru dukesha igisirikare cya Israel, umuvugizi wacyo, n'amakuru baduhaye imbere mu gihugu, nuko bishobora gufata igihe, ntabwo ari intambara bavuga ko irangiye umunsi cyangwa ejo, bavuga ko ni operation mu by'ukuri bavuga ko ziba zitaranatangira, bivuze ko bizafata igihe ntitwamenya ngo ni ryari, ariko urabona ko ni ikibazo kiriho kandi Israel nawe ihagurukiye kugikemura, ndetse n'abarwanyi ba Hamas cyangwa se Palestina muri rusange. N'amakuru tubona namwe kandi mubona nuko n'ibihugu bigiye bishyigikiye, bimwe bigafata uruhande rumwe ibindi bigafata urundi, ubona ko ntabwo navuga ko ari birangira uyu munsi cyangwa ejo mu by'ukuri. Yego, hanyuma ku banyarwanda batubwiye ko mumeze neza, ariko nta munyarwanda uragira ikibazo, bitewe wenda wowe n'agace wenda uherereyemo, sinzi ubwo wenda niba hose ufite amakuru aho abanyarwanda bari aho ngaho bagiye bari mu mijyi itandukanye, ariko mumeze neza, nta munyarwanda wenda urahagirira ikibazo bitewe n'iyi ntambara? Yenda icyo nababwiye ni uko hano turi muri Israel nk'abanyarwanda dufite community y'abanyarwanda, ni community mu by'ukuri navuga ko bitamaze igihe kinini nk'iyo tugereranyije na community z'abanyarwanda baba mu Burayi, za Canada, muri Amerika. Ariko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo twatoye komite ihagarariye community y'abanyarwanda, navuga ko mu buryo buri official nibwo twari dushyizeho community, nubwo mbere nabwo twajyaga tubana nk'abanyarwanda. Nkaba rero ari byo uhagarariye iyo community y'abanyarwanda kugeza ubu ngubu. Duhana amakuru rero, dufite platform duhuriraho nk'abanyarwanda twishyize hamwe, kandi dufite na communication muri ambasade. Birumvikana ko nka community tuba dufite uko twiyorganiza, dufite ibindi bikorwa bitandukanye dutegura, haba ibyacu hano imbere mu gihugu cya Israel ndetse n'ibifite no gufasha muri gahunda z'iterambere ry'igihugu cyacu. Kugeza ubu rero duhana amakuru mu buryo bwose bushoboka, nk'uko na ambasade yabidushishikarije ku ikubitiro kiba ibibazo. Sinavuga ko wenda mba nzi amakuru umunyarwanda wese, ariko kuko wenda hari n'uwo tutazi n'aho yaba aherereye, ariko iki gihugu cyubatse mu buryo gihana amakuru, ku buryo kugeza ubu ngubu nk'abanyarwanda muri database dufite nta munyarwanda wagira ikibazo, haba mu banyarwanda baba mu buzima busanzwe hano, navuga wenda turi kodinga muri community, ndetse n'abanyeshuri bari muri porogaramu zitandukanye, haba muri porogaramu za internship mu buhinzi, abo muri masters no muri PhD. Kugeza ubu nta munyarwanda muri platform duhuriramo uragaragaza ko turamenya amakuru y'uko yaba yagize ikibazo. Ibibazo dufite ni ibibazo bisanzwe, navuga byo kumenya abana amakuru, hari ibitero, ariko nta muntu wagira ikibazo, nta munyarwanda wagira ikibazo muri ibitero bya Hamas. Aho ngaho muri Israel n'ubundi hari ambasade y'u Rwanda, ese yo n'ubundi nk'uko bitubwiye muri gukorana mu buhe buryo? Umunyarwanda se wenda nawe witeguye kuzaho mu minsi iri imbere, cyangwa se mu gihe kiri imbere, cyangwa se n'abahari wenda bashobora kuba badafite amakuru, ariko wenda bashobora no gukurikira ikiganiro
tugiranye cyane ko turi radiyo ya diaspora, muri gukorana gute? Banyuraho bakwifuza ubufasha cyangwa kumenya amakuru kugira ngo nabo babashe kumenya uburyo ki bigengeseramo? Kugeza ubu ambasade navuga ko noneho tunafite kominikasiyo ya si n'umunsi gusa, ahubwo mu masaha make abashoboka we update, tukavugana, haba PA haba nyakubahwa ambasaderi wacu, duhana amakuru mu buryo bushoboka, tukaganira nanjye kandi ndetse na bagenzi banjye dufatanyije, tukabaza amakuru mu banyeshuri bandi cyane cyane ko baba bari kure ya community. Dufite amakuru ahagije kandi turagana nk'abanyarwanda by'umwihariko. Kugeza ubu numva nk'umuntu wakenera amakuru y'uko tubayeho, ibyiza ni ukubaza muri community, yambaza cyangwa se akabaza muri ambasade ndetse n'abandi yenda ntabwo navuga ko wenda umwirondoro wabo ahangaha, ariko n'abandi bahagarariye community muri rusange batanga amakuru yizewe, kuko nk'ubu ngubu usanga hariho mu by'ukuri navuga n'ibihuha, abantu bagakabiriza amakuru tuyatubona haba ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye. Ugasanga bari kwerekana ko wenda turi mu muriro, turi gushya. Hari nabo nabonye bavuga ngo abanyarwanda bari kuvuza impuruza. Uko tubayeho ndetse na gahunda z'igihugu cyacu, amakuru niyo yibanze buri gihe, kandi turi in touch na ambasade iyo hari ikibazo cyangwa se hari n'amakuru nabo bafite mu duce runaka. Ngira ngo nk'abanyeshuri bari banegera mu duce twarimo ibibazo barabimuye kwikubitiro rwose, nta kibazo cyabayemo. Kugeza ubu rero dufite umutekano, kandi ibyo ntabwo ntawabimenya, ariko tugenda bwacya bucyana ayandi n'abanyarwanda, ariko igihe cyose habaye impinduka turamenyeshanya hagati yacu, kandi nizeye ko na ambasade iri ready gukora reaction iyo ari yo yose igihe cyose byabaye ngombwa. Yego, nk'umunyarwanda uri aho, uri umunyarwanda ariko icyo gihugu usibye wenda kuba ukirimo kubera impamvu zitandukanye zirimo amasomo n'ibindi bitandukanye, ariko noneho urebye aho iyi ntambara igana, ese urabona hashobora kuza kubaho mu minsi iri imbere kuba noneho abantu bamwe b'abanyamahanga bashobora noneho no kuba wenda basubiye iwabo cyangwa bakajya gushaka ubuhungiro ahandi kubera ikibazo cy'umutekano, by'umwihariko aho muri Israel kuko niho muherereye? Yenda ngira ngo n'amakuru ajya no hanze, kuko ku ikubitiro hari n'ibihugu byagiye bicyura abantu babyo hano. Nafata nk'urugero, yenda mwagiye mwumva ko mu bitero bya Hamas hari abantu bagiye bashimutwa babajyana muri Gaza. Ntabwo bose bari abayahudi gusa, harimo n'abatayilandi bakoraga hano, ngira ngo mwarabonye mu makuru. Hari abanyeshuri babaga muri kariya gace, abanyeshuri ba za Nepal bahaburiye ubuzima nkurikije uko amakuru atubwira. Rero hari ibihugu byagiye byahise bifata iya mbere yo uhereye nko kuri Thailand. Amakuru mpagazeho nuko bamwe mu banyeshuri babo babaga muri iki gice cy'ubutayu bwa Rava. Ni igice kitigeze kigabwaho ibitero mu by'ukuri, ariko bamwe batangiye gutaha kubacyura kubera cyane iyo minsi hari Thailand bajyanywe, navuga ko bajyanywe bunyago, bashimuswe. Rero hari n'ibindi bihugu byagiye bibikora bitewe n'aho abantu babo bakoraga, ariko ngira ngo icyagiye kiba ni ku bushake, bakababwira ati hari uburyo abashaka gutaha batahe. Yenda sinajya kumenya uko bagiye borganiza muri rusange, ariko hari ibihugu byagiye bitwara abanyagihugu babyo. Yego, hanyuma rero ubwo dusoza, ubutumwa waha abanyarwanda by'umwihariko bari muri uwo muryango w'abanyarwanda batuye muri Israel ni ubuhe? Hanyuma se abari bahangayitse cyangwa se n'abagihangayitse, cyane ko intambara igira ibyayo nk'uko wanabitubwiye, umunsi ku wundi ibintu bigenda bihinduka, ese ubutumwa bwawe wasurizaho ni ubuhe, bwaba wenda ubuhumuriza abari mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bitari Israel? Hanyuma ariko n'abari aho muri Israel, muri community yanyu, ni iki wababwira? bakwigengesera he? Ubutumwa wasurizaho ni ubuhe, Bwana Foris? Turagushimira kandi ko wemeye kwitabira ubutumire bwacu kugira ngo tubwire kuri iyo situation iri aho ngaho. Yenda ngira ngo icyo banza kongera kuvugaho ni ikijyanye n'uko uyu munsi gahunda yenda muri rusange ubona
zihagaze mu gihugu. Ngira ngo ku ikubitiro amashuri yari yahagaze, ariko hari amashuri yatangiye gukora, imirimo yarahagaze ariko abantu basubiye mu kazi hano muri Israel. Ngira ngo n'ibikorwa byahurizaga abantu benshi bimwe bitarimo imyidagaduro byarongeye birafungura, ubwo ariko mbamere no ku mashuri. Rero ikigaragara cyo ni uko Israel yafashe ingamba zo kurinda abanyagihugu n'abatuye mu gihugu, kuko ubona ko n'umutekano warakajijwe haba aho dutuye. ubwo ngiye mvuga yenda nk'aho ndi, kandi ni mu bice by'ibyaro, bivuze ko no mu bindi bice hari uburyo bagiye bashyiraho ingamba, by'umwihariko ibice byagiye bigabwaho ibitero. Rero ikigaragara cyo ni uko nubwo turi mu bibazo by'intambara, ariko abanyagihugu baratuye kandi gahunda zirakomeje, imirimo iriho. Gusa nk'uko navuze, ntawamenya ngo ejo bucya bimeze bite. Ni intambara kandi igihugu cyavuze ko kiri mu ntambara, kandi natwe turabibona kugeza n'isaha. Kandi hari roketi zoherezwa ziva muri Gaza zitagatinga imijyi nka Tel Aviv. Icyo navuga rero ni uko nabwira abanyarwanda, birumvikana baduhangayikira nk'abavandimwe bacu, nk'ababyeyi bacu, ariko kandi ntabwo bakwiye gutega amatwi impuha zivuga ko turi guhuruza, turi gutabaza. Dufite ambasade yacu hano kandi itwitayeho, turaganira nabo. Tugize ikibazo icyo ari cyo cyose, bafata iya mbere, haba ari impamvu yo gutaha se cyangwa n'ubundi bufasha bukenewe. Ngira ngo u Rwanda ni igihugu kimaze kwerekana ko cyitaye ku munyarwanda aho yaba ari hose, kandi umunyarwanda afite agaciro. Icyo rero kandi nabwira bagenzi banjye bari hano muri Israel, bo wenda turanaganira mu buryo bwimbitse, ariko icya mbere twakomeje kubwirana ni uguhana amakuru. Icyo kintu cy'ibanze, no kwirinda kuba nyamwigendaho. Niba uri muri situwasiyo yaba y'akazi, yaba aho watembereye, ni byiza guhana amakuru, kuko iyo bamaze kugenda ukagira ikibazo ntawamenya aho bagiye, kiba ari ikibazo gikomeye. Ikindi nk'uko nyakubahwa ambasaderi wacu yabidushishikarije ku ikubitiro, ni ukubahiriza amabwiriza y'inzego z'umutekano, kuko hari sisiteme ziri hano mu gihugu zitubwira ko hagiye kuraswa roketi iri bube muri ako gace uriho. Hari abibona muri telefone, hari abumva aramuzi, ni sisiteme ziba hano mu gihugu. Ni byiza rero kudahinyura amakuru wahawe. Hari uwumva ngo aramu yavuze ariko nticyavuye, kitawe byinshi baba babiturikirije mu kirere, ariko ntiwakwizera, kuko impamvu hariho iyo aramu ni uko hari icyo isobanuye. Rero amakuru uhawe n'inzego z'umutekano ni byiza kuyakurikiza, kuko ikosa riba rimwe gusa, ariko ikibazo kikaba byiteka. Nicyo navuga, kandi nanabashimira namwe, ndetse nanatanga icyo nakwita yenda nk'ijambo ry'ihumure ku miryango yacu, kuko turi amahoro, kandi mudusabire, nabyo ni ingenzi cyane. Urakoze cyane Bwana Fodis. Reka rero ubwo nshuti bakunzi b'ijwi rya Diaspora One Nation Radio, tubabwire ko aha dusoreje iki kiganiro. Twagira ngo mwese abadukurikira mumenye amakuru by'umwihariko y'abanyarwanda batuye mu gihugu cya Israel, uko situation imeze. Mwumvise ibyo umuyobozi w'uyu muryango w'abanyarwanda atubwiye, ubwo namwe muraduha ibitekerezo byanyu, hanyuma kandi ubwo mushobora no guca mu gikara bifuza ubufasha, ubwo tukaba twabahuza n'ababahagarariye muri iki gihugu cya Israel, cyangwa se abahagarariye abanyarwanda bagituyemo. Mwakoze cyane. Nge wari wabategura iki kiganiro nkanakibagezaho, nitwa Simon Muhumuza. Naho ubutaha.